Turabashuhuje bene data inshuti z'umusaraba by'umwihariko bakunzi b'Isaha 9 TV. Twifurije amahoro y'Imana n'umugisha uturuka heraho mu ijuru. Imana ibagirire neza. Abakoze subscribe turabashimiye. Nawe utarakora subscribe turagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo turusheho kwamaza ubwami bw'Imana. Murabona ko uyu munsi noneho twabazaniye wa mutumirwa wongeye yagarutse kandi ubushiye twagiranye ibihe byiza. Ni ukuri reka abantu mwese mwabonye kira kiganiro tubasabe kugira ngo muhereze Imana icyubahiro kandi mwongere munezerwe ko ubushize aratubwiye ngo aracyari ibyiringiro. Haleluya. Kandi koko twabonye ko akiri ibyiringiro, hari bamwe bari bamaze gucika intege barongeye basubizwamo izindi mbaraga. Haleluya. Imana iguhe umugisha. Rero wari watubwiye yuko ubutaha uzatubwira ku ijambo rivuga ku muhamagaro, ngira ngo ku muhamagaro. Rero ngira ngo uyu munsi nikigiye kongera kutubwiraho. Reka tubaze tugusengera Imana, nitumara kugusengera Imana wongere uganirire n'abana b'Imana. Imana iguhe umugisha. Uwiteka Imana nziza, Imana ikiranuka, ntago kirarwa ngo wibagirwe imirimo turagushimiye. Dusengeye umwana wawe kugira ngo umukozeho ikara ryaka umuriro, kugira ngo imenyekane kuri Imana ituye muri we, iba muri we, igahora muri we none n'iteka ryose. Ngaho umugisha buri muntu wese ugiye kumvira ijambo ryawe kugira ngo yumve kandi yumve ruhindura umutima we warushye mu ruhuru waruboshe umubohore mu izina rya Kristo wa Nazareti turakoze Uwiteka. Amen. Turakwakiriye bene data. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe, nshimye Imana muri uyu munsi wa none ko Imana kiturinze kandi kidukomeje mu biganza byayo. Imana nishimwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ubwo duherukana narababwiye ngo umuhamagaro urarushya. Ngira ngo mwabibonye ko naje noneho nitwaje n'amakayi, birakomeye ariko imbere y'Imana nta gikomeye. Gusa umuntu wese w'umunyamuhamagaro ndamukangura kugira ngo niyumvira ijambo nawe afatika yandike. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Narababwiye ngo nzabasangiza ku bintu bitandatu bigora cyangwa se birushya umunyamuhamagaro. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka rero muri uyu mwanya mutoya dufite mbaganirizeho bitatu, mbahe n'ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe nta muntu w'umuhanga mu ijambo ry'Imana bene data, ariko turafashanya mu rugendo kugira ngo umwe abashe kwambutsa undi n'undi yambutsa undi kugira ngo tuzabashe kugera dusoze rwa rugendo twatangiye amahoro dufatanyije muri Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe kandi nihimbazwe. Ijambo rya mbere riravuga ngo ni ibintu bitandatu binaniza abanyamuhamagaro cyangwa umuntu wahamagawe n'Imana. Haleluya. Ngo iyo umuntu w'umunyamuhamagaro ahamagawe ngo arasohoza kandi akitaba. Haleluya. Iyo umuntu ahamagawe ikintu cya mbere akora arabanza akitaba, yamara kwitaba akanasohoza icyo yahamagariwe. Imana ishimwe. Ikintu cya mbere kigora umuntu w'umunyamuhamagaro cyangwa kimunaniza iyo ahuzaguritse. Haleluya. Iyo ahuzaguritse cyangwa agatakaza intumbero ze. Iyo Imana yaguhamagaye ukitaba warangiza ugasohoza, ikintu cya mbere kikugora iyo umaze guhamagarwa warangiza mu byo wahamagariwe ukagira guhuzagurika, ukagira kubusana, ibyo bintu birakugora. Iyo wahamagawe ugahuzagurika kandi ugatakaza intumbero mu byo wahamagariwe, ugatangira gutakaza kwizera, ugatangira gutakaza mbese ukumva ibyo wahamagariwe unaniriwe hagati, aho ngaho ni hunanirwa. Kuko iyo Imana yaguhamagaye ibishaka ukora icyo yaguhamagariye, utarebye ku ruhande, utarebye inzara, utarebye ngo ufite ibibazo, utarebye ikintu na kimwe, ahubwo ukora icyo Imana n'ikimana ibishaka. Iyo iguhamagaye ibishaka kukomeza intumbero, ibishaka kukomeza ukirinda guhuzagurika. Reka tukiri kuri iri jambo dusome ijambo riri muri Tito 1 duhera ku murongo wa 5. Haravuga ngo Pawulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero ry'Ikireti. Umurongo wa 5 avuga ngo icyatumye ngusiga Ikireti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, ngo kandi ngo ushira abakuru w'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Haleluya. Haleluya. Amen. Aha ngaha ngo ni ikintu cyatumye
amen. Amen. Haleluya. Amen. ngo uyu ni Pawulo washingaga Tito gutunganya iby'itorero ry'Ikirete. Ahangaha iyo Tito Imana imutoranya akagira kwizera guke agatakaza intumbero yarangiza agahuzagurika, ntabwo yari gushyira abakuru b'itorero ku murongo, nta nubwo ibyo yari yatoranirijwe yari kubikora. Ariko kuko Tito yatoranirijwe akabwirwa ngo hari icyatumye ngusiga, nawe uyu munsi wa none hari icyatumye usigara. Wenda ni ugusengera abantu, wenda ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Komeza icyo cyatumye usigara nimba waragira amahirwe yo kukimenya. Haleluya. Rero umuntu w'umunyamuhamagaro iyo wahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza, bikomeza ubikore ubikunze, ubikore nta kintu na kimwe gitumye uhuzagurika, utari kujya kuvuga ubutumwa ngo ejo uvuga ati nyamara Imana mvuga amenye itanagira neza, amenye itanakora. Oya, komeza ikimana yaguhamagariye ugikore nkuko yakiguhamagariye. Haleluya. Icyakabiri kiravuga ngo nugutinya intambaro z'umuhamagaro ndetse n'ingorane zizana nawe. Cyo ni icyakabiri kigora umuntu w'umunyamuhamagaro ariko wabigizemo uruhare kugorwa nacyo. Haleluya. Amen. Ngo nugutinya intambara z'umuhamagaro. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngo ndetse n'ingorane zizana nawo. Imana yacu nishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Iyo umuntu atinya intambara ahurira nazo, reka tubanze twibukiranye iyo wahamagawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Iyo wahamagawe ugatinya intambara, warangiza ntiwibuke icyo Imana yaguhamagariye, wahura n'ibigeragezo ukumva birarangiye, wahura n'ibiguteye ubwoba ukavuga ngo ahari ndapfuye, aho ngaho uhura n'ingorane muri uyu muhamagaro. Iyo utinya intambara bakuvuga ugasakuza, waburara ugasakuza, mbese wagerwaho n'ikintu kibi uri muri uyu muhamagaro, uri muri iyi nzira ugatera hejuru, ndakubwiza ukuri ntabwo uyu muhamagaro ukuryohera. Kugira ngo uryoherwe n'umuhamagaro nuko ushikama ugakomera, icyo Imana yavuze ku buzima bwawe kikaba ari cyo gikoreka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Iyo utinya ingorane z'umuhamagaro, amen. Amen. Haleluya. Amen. Iyo utinya ingorane zo muri uyu muhamagaro nta kintu ugeraho. Amen. Amen. Reka dusome ijambo riri muri Yona. Riri muri Yona 1 kuva ku igice cya mbere, kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 3. Amen. Amen. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Haravuga ngo Yona yanga gutumwa umuyaga ubakubira mu nyanja. Kuva rimwe aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, uwuburire kuko ibyaha byabo birundanyije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi ahunga Uwiteka, amanukana i Yopa, abona inkuge ajya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi ahunga Uwiteka. Yego. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ahangaha Yona yaratinye intambara ziri mu muhamagaro, yaratinye ingorane ari buhure nazo, kuko ahangaha Imana yari imutumye i Nineve. Hari abantu bamugomeye, hari abanzi be. Aravuga ngo hari Imana intumye ahantu kugira ngo ingerageze. Ariko iyi Imana iguhagurukisha ikagutuma ibifite n'uburyo izakurindamo. Rero ntabwo ari ngombwa kugira ngo utinye izo ntambara ziri buze nyuma muri urwo rugendo. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo utinye urwane, nta muntu wakihisha ijisho ry'Imana. Ahangaha Yona yarahunze ngo ajya no mu nkuge kugira ngo ahungire i Tarushishi, ariko Imana iranga imusa iramubona. Naho wajya hehe Imana yakubona. Nshuti muvandimwe, niba wumvira ijambo ukumva uri umunyamuhamagaro, reka gutinya intambara n'ingorane ziwurimo, ahubwo saba Imana imbaraga. Nicyo gisubizo cya nyuma. Saba Imana imbaraga igukomeze, ikwambutse kugira ngo ubashe gukora umuhamagaro wawe neza. Imana yacu nishimwe. Niba Imana igutumye, sohoza. Niyo decision ya nyuma. Niba Imana ikubwiye ngo bwira umuntu uko apfuye, mubwire ko apfuye, ntabwo ari wowe mwishe. Niba Imana ikubwiye ngo bwira umuntu uko mukijije, mubwira ko imukijije, ntabwo ari wowe mukijije. Haleluya. Bwira umuntu icyo Imana ikubwiye,
kora icyo Imana ishaka, nibwo uzarushaho kuba umuntu w'Imana yishimira. Imana yacu nishimye. Icya kabiri cyatubwiye ngo gutinya intambara z'umuhamagaro ngo ndetse n'ingorane zizana nabo. Iyo Yona adahungira muri iyi nkuge ngo ateze abantu umuraba, nta kintu bari kuba, ariko kuko yabahungiyemo, mwene data reka guteza urugo rwawe umuraba, reka guteza abana bawe umuraba, reka guteza ingorane igihugu, reka guteza umurimo w'Imana umuraba, kubera ko wanze gukora icyo Imana ishaka, kubera ko wanze gukora icyo Imana yakubwiye, bigatuma utanaho ubwawe utagubwa neza. Kora icyo Imana igusaba, ureke gutinya intambara, ureke gutinya ingorane, kuko Imana yaguhamagaye izi n'uburyo izakurwanirira. Imana yacu nishimye. Haleluya. Icya gatatu kiravuga ngo ni intwaro Satani akoresha kugira ngo aharabike umukozi w'Imana cyangwa umunyamuhamagaro, kugira ngo amusebye, amuteza gukora ibyaha by'urukozasoni. Amen. Haleluya. Ahangaha iyi ntwaro Satani akoresha, ayikoresha ngo kugira ngo aharabike umuntu Imana yasize amavuta, aharabike umuntu Imana yahamagaye. Niba uri umuvugabutumwa akaguteza gusambana, kugira ngo ejo bavuge ngo wa mupasiteri yasambanye, wa muvugabutumwa yasambanye, dore umuntu uri kunywa inzoga yihishahishe ni wa mupasiteri, ni wa muhanuzi. Iki ngiki ni ikintu ngo Satani akoresha kugira ngo akurwanye. Haleluya. Noneho wagwa muri icyo cyaha bakuvuga ukananirwa, bikagutera gusubira inyuma, kandi ni wowe ubyiteye. Haleluya. Ntabwo wabereye maso umuhamagaro wawe, ntabwo wabaye maso ngo umenye icyo Satani ari kukurwanyiriza, ntabwo wabaye maso ngo umenye ko ari intwaro Satani ari gukoresha kugira ngo akurwanye, aguteze amagambo y'urukozasoni. Haleluya. Aguteze amagambo, aguhagurukirizeho urugamba rw'amagambo. Imana ishimwe. Haleluya. Ndacima bari abagabo batatu, Saduraka, Meshaki na Abedenego, ngo umwami yasohoye itegeko, ngaravuga ngo nta muntu wemerewe kugira gute, nta muntu wemerewe kongera gusenga. Haleluya. Ariko kuko bari bazi icyo bahamagariwe muri icyo gihugu, Imana yacu nishimwe, kuko bari bazi icyo batoranirijwe, baravuga ngo twebwe ntabwo twatuza, ntabwo twaryama, ntabwo twasinzira, ntabwo twakubararira icyo gishushanyo cy'umwami Nebukadinezari, ahubwo icyo dukora ni iki? Niba twasengaga rimwe, turasenga kabiri kugira ngo Imana ahubwo igaruke kuri Nebukadinezari, umwumvishe ko nta yindi Imana iriho usibye Imana yo mu ijuru. Haleluya. Ngo barangije ngo umwami yumva ngo basenze, ngo yumva ngo ahubwo ngo banikingiranye bari kuyihamagara. Haleluya. Ngo arangije ngo kuko ari itegeko ryari ryasohotse, ngo arangije aravuga ngo nimugende mubazane hano. Haleluya. Barangije babakangisha itanura ry'umuriro, barangije baravuga ngo nubwo Imana yacu itadukiza. Haleluya. Nubwo Imana yacu itagira icyo bikoraho, nubwo Imana yacu uyu mwanya itazimya ririya tanura mwenyegeje, turarijyamo, ariko ntabwo tureka gusenga Imana, kubera bari bazi icyo bahamagariwe n'ugusenga. Haleluya. Bari bazi icyo Imana ibashakaho, ntabwo baciwe intege n'ibyo bicantege, ntabwo baciwe intege n'iryo tegeko ryasohotse mu gihugu. Hoya, ahubwo baravuze ngo twe turakomeje. Haleluya. Twe turakomeza dusenge, twe turakomeza twubaha Imana, nubwo Imana yacu itadukiza iri tanura, ni murudushiremo nta kibazo, ntabwo twihakana Imana. Haleluya. Njya nkunda Yobu, ngo umugore we yaramubwiye ngo kubona ibintu byose byadushizeho, ukabona abana badushizeho. Haleluya. Wakihakanye Imana ukipfira. Ariko Yobu kuko yarazi ibihe byiza yagiranye n'Imana. Haleluya. Aranje avuga ngo nubwo iyi Imana itankiza, nubwo bimeze bityo, ntabwo nayihakana. Haleluya. Arangije niho yavugiye ririya jambo ngo nubwo igiti cyatemwe rata, ariko ngo kizongera gishibuke. Ngo kigire n'imizi. Haleluya. Ngo kigabe n'amashami, kubera ko Yobu yarazi icyo Imana yavuganye nawe, ntabwo yigeze ayihakana. Bigera naho umugore amuvaho akamuta akigendera, ntabwo yavuze ngo ubwo amatungo ashizeho, ubwo abana bapfuye, ubwo umugore agiye, reka nanjye iyi Imana nyihakane mfe ntacyo mbura, ntacyo sigaje kuri iyi si. Hoya, yaravuze ngo naho itankiza. Haleluya. Haleluya. Iracyari Imana yanjye. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Amen.
iyo uri umunyamuhamagaro reka mbisubiremo nsoza kuko iminota bampaye irarangiye. Amen. Iyo uri umuhamagaro, iyo uri umunyamuhamagaro ntabwo utinya ingorane ziza muri uwo muhamagaro, ntabwo utinya intambara. Iyo uzi uwaguhamagaye ko afite imbaraga ziruta ibyo byose, haleluya, haleluya, umuhanga amaso ukamwishikamizaho, ubundi ugasenga Imana ikaguha imbaraga zo guca muri ibyo byose, zo guca muri izo ntambara, zo guca muri ayo mazi, zo guca muri uwo muyaga, zo guca muri uwo muriro. Imana yawe yaguhamagaye irihagije, Imana yawe yaguhamagaye ishobora byose. Amen. Tuzagaruka tureba ku bindi bintu bitatu bisigaye, kandi nizeye ko niba uri umunyamuhamagaro hari icyo ukuyemo. Niba wari warasubiye inyuma kandi Imana yarakubwiye ngo ririmba, uyu munsi wa none ongera wisuzume uririmbira Imana kuko nicyo yaguhamagariye. Niba Imana yakubwiye ngo vuga ubutumwa, uyu munsi wa none ntabwo wabuza uvugira ubutumwa. Iyi ni Isaha ya Cyenda TV kandi yamamaza ubutumwa bwiza. Duhamagare tuguhuze na nyiri Isaha ya Cyenda TV aguha umwanya nawe ubwirize. Ntacyo uzitwaza imbere y'Imana, ntabwo uzavuga ngo nabuze aho mvugira ubutumwa kandi ca nihari. Amen. Amen. Haleluya. Ntabwo uzavuga ngo insengero zarafunzwe ngo simbona aho mpanurira, ngwino uhanure. Isaha ya Cyenda TV irahari. Haleluya. Ntabwo uzitwaza ngo nabuze ngaho ntangira message ngo Imana ya ngwino utange message. Haleluya. Isaha ya Cyenda TV nicyo yaje gukemura, yaje kubafasha kugira ngo niba ufite ikimana yagushize ku mutima gitambutse, twamamaza ubutumwa bwiza. Njya nkunda ririya jambo rivuga ngo dukwiye gukora umurimo wadutumye hakiri kare, hakiri ku manywa. Ngwino ukora umurimo w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nubwo bimeze bitya, nubwo bimeze bityo, ureba ukabona nta nzira, ureba ukabona insengero zafunzwe, nta rwitwaza imbere y'Imana. Ngwino ukora umurimo w'Imana. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Ndaza kumusaba kugira ngo kuri iki kiganiro aza gushiraho nimero ze, noneho umuntu ufite icyo yageza ku bantu amuhamagare nawe aze atambutse message. Imana iduhane umugisha. Amen. Rero niba uri umunyamuhamagaro, warahamagawe ukitaba, warahamagawe Imana ikagusaba gusohoza ugasohoza, kora umurimo wayo, nicyo tuzahemberwa bene data. Amen. Reka dusenga Imana, dushima Imana ko yabanye natwe naho ubutaha. Mana ndagushimiye ko wabanye natwe, ndakunezerewe uyu mwanya wa none, ndagushimiye kubw'aya magambo meza wadushize ku mutima, ndagushimiye ko hari umunyamuhamagaro wumvisha amagambo ukamukebuye, ndagushimiye ko wari warataraye wongeye kumutabuka, ndagushimiye ko umunyamuhamagaro wo kuririmba usubije mu mwanya izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, we Mana ikora imirimo ndetse n'ibitangaza. Iwe Yesu urera kandi atiranuka gusumba byose, izina rya Yesu Kristo itangiro ndetse n'iherezo kugaruye benshi nawe. Ndagushimiye kuko izina rya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, imbaraga zawe ziganze mu izina rya Yesu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Ntarasubiza mikoro, ndagira ngo nkubwire wowe umunyamuhamagaro uko niwanga gukora ku neza, Imana izakuzanisha inabi. Haleluya. Ejo bundi nabonye Imana inyereka ibosha abantu babosha amaboko. Haleluya. Yibajije ngo ibi ni ibiki, irambwira ngo aba ni abantu bataye umuhamagaro, aba ni abantu batandukanye n'ubwiza bw'Imana, aba ni abantu basubiye inyuma. Yakoresheje ijambo ryo kumbwira ngo nabasubira nyuma. Ndagusabye wewe wari warasubiye inyuma, garuka imbere y'Imana. Imana ni nyembabazi, Imana igira ibambe, Imana iyo uyigarukiye uyitakambira nta kiyibuza kukumva. Ndabashimiye. Amen. Amen. Harakoze cyane. Imana iguha umugisha, utubwiye amagambo meza cyane, kandi muntu wari warasubiye inyuma ongera ugaruke mu muhamagaro wawe. Isaha ya Cyenda TV turahari kugira ngo tugufashe, nawe udufashe, tubashe kwamaza ubwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nta rwitwazo imbere y'Imana, kandi koko n'umwana w'Imana arabivuze. Urumva ko Imana yamuhishuriye abantu baboshe, ikamubwira ko ari abasubira nyuma igiye kuzanisha imbaraga zayo. Rero ngwino mbere itarinze kukuzanisha imbaraga zayo, kuko Imana ikuzanisha imbaraga zayo uhura n'ingorane nyinshi cyane, kandi ugahura n'ibibazo byinshi cyane utari kuzahura nabyo. Imana ibaha umugisha. Ngaho rero wowe utarakora subscribe, turagusaba kugira ngo ukore subscribe. Nawe wakoze subscribe, turagusaba kugira ngo ukore share,
komenti kugira ngo turusheho kwamaza ubwami bw'Imana. Imana ibagiriye neza kandi Imana ibatabare mu izina rya Yesu. Nimero ya telefone yo ndaza kuyandikaho kugira ngo umuntu wese ufite icyifuzo, washaka ko tugusengera, hari ikibazo ufite, washaka kuvuga ijambo ry'Imana, kwamaza ubutumwa bwiza, nawe karibu. Imana ibahe umugisha. Umwana w'Imana Angelique, nawe turagushimiye. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze gusengera abana b'Imana. Uzajya akenera ko mwasengana, nimero yawe ya telefone turaza kuyishyiraho kugira ngo bazajye baguhamagara basengere. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Ciao.